Twongeye kubasuhuza tubereka iki kimera kiri aha ngaha. Harimo abakizi, harimo abatakizi. Iki nacyo ni ikimera cyiza Imana yaremye, igiha imbaraga, igiha ubushobozi bwo gufasha abantu. Aha ngaha ukomeza gukurikira kuri iyi channel uzajya ugenda umenya akamaro k'ibimera byinshi. Akamaro k'iki kimera rero gifite akamaro kenshi, zaba izi mbuto, byaba ibibabi byacyo ndetse n'imizi. Iki ni ikimera Imana yaremye igiha imbaraga. Hari abantu bagiha amazina menshi atandukanye, abacyita intagarasoryo, abacyita gatagara, abacyita igiki, ariko ugasanga abantu ntibazi uko babikoresha, ntibazi akamaro kacyo. Hari aho baziteka, hari aho usanga nk'aha ngaha tuzisanze zarumye, ariko urabona ko baba baragiye bazisoroma. Aha ngaha rero iki kimera ukomeze ukurikire iyi video uyirebe neza, birarangira tukubwiye akamaro k'izi mbuto ndetse n'ibibabi n'icyo byakumarira mu mubiri wawe. Aha ngaha rero urakomeza gukurikira iyi channel yitwa Ubuvuzi Gakondo 001. Ubuvuzi Gakondo 001 ni ishene twazanye kugira ngo dufashe abantu kwivura ubwabo bakoresheje ibimera byaremwe n'Imana, nta kindi kintu kijemo. Twebwe dukoresha ibintu byaremwe n'Imana gusa, ibyatsi Imana yaremye. Ufite ikibazo tukamubwira, ushobora kuba ufite ikibazo runaka ukatuganiza tukakubwira impamvu, cyangwa se ukaza tukaganira tukagusuzuma tukakubwira ati urwaye gutya, uburwayi bwawe urakoresha ibi n'ibi, ibidashoboka tukakohereza kwa muganga, tukaguhuza n'abaganga ba kizungu. Twe rero dukoresha ibyatsi, ntabwo dukoresha imiti ya kizungu. Ibi byatsi byaremwe n'Imana, ni ibimera Imana yahaye imbaraga. Nubwo Satani afite imbaraga, ariko Imana yaremye ibimera byo kumunesha, bimurusha imbaraga. Ibaze kuba Satani yaza akakujyamo, ariko twakoresha icyatsi Imana yaremye tukamwirukana, akagenda akava mu mubiri wawe. Bya bindi yari yaraguteje inyatsi, yaraguteje kugwa hasi, yaraguteje kutagira ikintu ushyira mu mufuka, utaryama, inzangano zidashira mu muryango, umugabo agukubita buri munsi, umugore ataba mu rugo ahora yagiye yasinze. Ibyo byose rero twebwe twifashisha ibyatsi byaremwe n'Imana, tukagira ute, tukabivura. Niyo mpamvu tugusaba gukora subscribe, ugakora like, ugakora share, kugira ngo ikiganiro tuzadushyiraho ujye ukibona mu ba mbere. Aha ngaha rero ni chaîne yitwa Ubuvuzi Gakondo 001. Aha ngaha twebwe icyo dukora, tuvura abantu uburwayi butandukanye, indwara z'uruhu, iz'umutima, izo mu mutwe, amarozi atandukanye, ibirengano, ibiterezanyo ndetse n'amadayimoni atandukanye yakwataka. Uko yaza kose ameze, twifashisha ibimera byaremwe n'Imana tukayirukana. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo, ushobora kuba ufite umuntu, nibyo mpamvu nkubwira ngo kurikira neza, ukore subscribe. Ushobora kuba ufite umuntu urwaye, waheze mu rugo utabyuka, wabyimbagiranye amaguru, wabyimbagiranye wikubita hasi utava ku buriri. Uwo muntu uramutse umufite, ushobora kumwohereza izi video, cyangwa se ukamuhereza izo nimero zanditse hasi, akaduhamagara cyangwa se akatwandikira kuri WhatsApp. Ntago twebwe tuvura abari hano mu Rwanda gusa, ndetse n'abari hanze y'igihugu, muri Amerika, mu Burayi ndetse no mu bihugu byo muri Aziya. Imiti turawukoherereza rwose, ukaza ufunze neza ukakugeraho. Twifashisha DHD, umuti tukawohereza, ukaza tukakuvura ugakira neza. Njya mbona hari abantu bavuga ngo narivuje, nageze ute, nageze aha n'aha, byaranze, ariko ntabwo uratugeraho twebwe. Abo bose wagezeho ntabwo ari twe. Ngwino natwe, twebwe tukubwira niba koko ubu burwayi tubuvura, turabikubwira. Dusanzwe tutabuvura, turakubwira, tukugira inama y'icyo wakora. Nibura tukakubwira jya kwa muganga, cyangwa se kurikira izindi nzira zimeze gutya. Ibyo byose rero tubifatanya no gusenga, tugasaba Imana. Mbere yuko ibyo byose tubikora, tubifatanya no gusenga, kuko niba Imana yararemye ibimera, ntago wakora ibindi bintu utabanje kubyereka Imana. Niyo yonyine itanga imbaraga, niyo ihereza ibi bimera ubushobozi, niyo yonyine bihereza ububasha bwo kubasha kwirukana dayimoni.
nibyo rero dukomeza tukubwira iki kimera ureba bita intagarasoryo, abenshi bakunda kucyifashisha bashaka kubirya, bakabiteka ku biryo cyane cyane mu bishyimbo, ibigori, impungure, ibintu nk'ibyo by'ibinyampeke watetse nta kibazo, ariko ntabwo burya ari abantu abo ari bo bose bemerewe no kuzirya. Rero burya ushobora kuzirya ufite indurwe nyinshi ugasanga byangije igifu, byangije umwijima, ariko akenshi niyo mpamvu mbere yo kugikoresha ubanza kuganira n'umuganga akagusobanurira impamvu. Ariko cyane cyane abantu bafite ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafite umuvuduko w'amaraso uzamuka cyane, bifashisha utu tubuto twacyo kuduhekenya cyangwa se kudushyira ku biryo, kubera uburyo dusharira cyane. Akenshi kuturisha ibiryo nibyo byiza, cyangwa se ugafata ubuki ukadufata ukadupfunyika mu rukoma, warangiza ugashyira ku biryo hejuru ku buryo tutari buhure n'amazi, turahishwa n'umwuka. Warangiza ukaza gufata ubuki ugashyiramo, ugakoroga, ukarya neza, bigenda bigufasha mu kuyungurura amaraso, bikazibura imitsi. Ahangaha rero niyo mpamvu hari indwara nyinshi zitandukanye tugufasha kukuvura: iz'uruhu, iz'umubiri, amarozi atandukanye, imigereko, ibyo bakoherereje. Hano kuri iyi si harimo abantu benshi, hari ibyo bita ngo amandayima bituruka muri Kongo, hari ibyo bita amahembe bituruka muri Uganda, hari ibyo bita ngo ni ibizimu bituruka mu gice runaka cyo mu Rwanda tutabasha kuvuga, naho wumva ko ariho byiganje. Ibyo byose ni ibintu bigiye bitandukanye tugenda tubafasha kubavura. Niyo mpamvu tugusaba koherereza umuntu umwe nibura mu bantu bawe b'inshuti zawe iyi videwo, ukamubwira uti reba izo nimero, umva iyo videwo, uhamagare cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp, turagufasha tukakuvura, tukagukuraho izo karande ziba zarakubase, zarakugiyeho. Komeza ukurikirane iyi channel Ubuvuzi Gakondo 0001, ubundi ukore subscribe, like, nakagaruka buri munsi uzajya ubona ibyo twaguteguriye. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ubutaha tuzaza turi gukorana ikiganiro n'umuganga live, ari kubabwira n'ako mwamubona n'aho mwamusanga, n'indwara yabavura, ndetse na bya bindi byanyu bibye, bya bindi wa muntu wahuye n'abesikoro bakamubeshya bakamukuraho amafaranga, wa wundi wagize utwaye ibintu n'ibindi byinshi. Ibyo byose tuzagenda tubahuza nawe ababwira live. Niyo mpamvu tukubwira gukora subscribe. Ushobora kuba ufite umuntu wakubangamiye, wakomazeho ibintu, wakomazeho urubyaro, ukoraga buri munsi ugutesha umutwe. Ibyo byose hari uburyo tuzabahuza n'umuganga ubasha kubikora. Uduhamagare cyangwa utwandikire. Nanone kandi hari ikindi ntagenda ntavuze, hari igihe ufite umuntu wakubangamiye mu bana, uguca inyuma buri munsi, ugutesha umutwe, umugabo cyangwa umugore wawe. Ariko hari uburyo mbere byajyaga bikorwa, kumva abantu bafatanye. Burya ntabwo biba byikoze, biba byakozwe n'abaganga, ntabwo ari ibintu biza wabuze uko umufata. Ariko ako kantu iyo gakozwe konyine gahita kadufasha guhita umubona kandi biri public, ntago biza gutya. Niyo mpamvu tugusaba gukora subscribe, gukora like, ugakora share, ubundi tugahorana kuri iyi channel yacu tugufasha, ndetse uhereza n'abandi bose ubutumwa. Murakoze, mugira Imana n'amafaranga.